Oya ego komana bangubise ibinyafu. Munyumvira birakugoye kuko niba atakugira burapfuye. Sure urabona nashaje. Ntabwo ari ugusaza. Wagiye umeze nk'imbabura. Kaka bafite ubushyuhe burakwica. Ubushyuhe. Wavuye mu ndanyo kumeze utyo. Navuyemo meze gutya mbona niko nabaye. Nameze nk'intumbi ya mugina. Iki se ni iki? Ndakwita ari igiki? Impamvu Imana ufite ibibazo? Ni ikiribwa. Ikiribwa? Ababirya bazabirya. Kugura ibibuno ndabyumva ni byiza no kugira ngo ugire amatako wereka abagabo. Yamaye nka turashize. Kibi ni by'ibituruka iwanyu. This is BKN TV, the year is 2021. Ingamba nizazindi no gukora cyane twivuye inyuma kuri microphone amazani perfect. God is last born. Kuri kamera ndi kumwe na Francis the producer. Kanyombya. Uzi icyo God is last born bisobanura? Last born ni ukuvuga ngo utavuze born amagufa igufa. The last y'ubushize I know. I try to take some. Last born uzi icyo bisobanura? Last born ni wanyuma. Bucura. Ni bucura. Last born wabuse nyuma ariko byose ndavuga lasting aho rero ari ngewe bucura ubw'Imana. Uramaze nta nicyo umaze. Kuko kumbwira ibyo ngibyo biri kuntera icyugazi. Ni ukuvuga ngo rero ngo last born ni ibiki? Ibyo last born ni wamubyaye. Reka. Urabyara se? Oya habyara Imana. Mubuke. Izina rya Yesu. Imana ntabwo yigeze ibyara. Habyara Imana? Ku izina rya Yesu ntabwo Imana yigeze ibyara. Imana yabyaye ndi. Wigeze ho Imana ikora mariage. Mariage y'Imana urayizi? We nayizi. Muzakora amahano muzakora ishyano ngo the last born ngo habyara Imana. Namushimiye Imana this one the name this. Ari amazina. Icyo gihe bari amazina sinzi sinakwita umwana wanjye ngo Sekamana, Habyarimana, Mushimi Imana. Wasi ndashimira Imana. Kanyombya niyo nangwa nabyo. Kanyombya. Nangwa nibyo. Ako Kanyo. Muvugiye uzika kari mavuga ngo kuntu. None reka ngwire. Ndashaka kujya nkwita izina. Uraryemera? Ndaryemera. Mani horaho. Ngo mani horaho. Uyu se mani horaho. Ntabwo uri Imana. Ntabwo uri ngo Sekamana. Sekamana. Donc niho uhora na Kamana nagaki. Nango na gasatani wifitiye iwanyu makabara kwese ngo ndika Sekamana. Kaba amashance yo ataba arenza y'abandi. Iheri zirarata Kanyo. Ariko kuki gishinyika kitavugana. Umva ndi kumva ibyo urimo byandenze. Ngaho uvuza amadebe tumve. Nango boroga nango uvuza amadebe twumve nangwa se uvuza ifirimbi usibye ko tuzafite nango uvuza ingoma. Ngaho. DaQueen ndatwika ndi kumwe na Kanyombya superstar. Kanyombya twemere si kundirimbira rero abantu benshi barankunda. Uyu muntu urareba ugasanga nubwo nanjye ako banje kureba imyambarire Kanyo. Nabanje kureba imyambarire ye niba ari igiki niba ari igicuma yabyimbye. Hano hose ni sawa, aha ni sawa. Urareba ko binyorotse. Niba cyari ikibyimba arwaye namenya. Ibyo abantu barwara simbizi. Ibi byo zibiragwira n'impamvu Imana. Nta muntu abona ufite icyo kintu Kanyo. Ikintu nturenge imipaka ariko uru ntabwo narubonye. Iki se ni iki? Ndakwita ari igiki? Impamvu Imana ufite ibibazo? Ni ikiribwa. Ikiribwa? Ababirya bazabirya. Ufite ikibazo niba utabizi. Ari rero kwivugisha ngo naho kwivugisha gutya. Hari abakobwa basigaye bigira bagashyira ku mataye nk'aba ngaha twabonye ejo bundi. Nabambara ibibuno. Hari abambara ibibuno babigura munsi ya ntuza. Yari ya radio aho nakoraga. Hari ibibuno bagurishaga, hari umugore umwe abigurishaga bakagura ibibuno. Ibyo kugura ibibuno ndabyumva ni byiza no kugira ngo ugire amatako wereka abagabo. Yamaye nka turashize. Kibi ni by'ibituruka iwanyu. Ni za moto. None n'uvuga ngo rero n'uvuga ngo ibiriya byo kugura amabuno bariho nabashyikira. Ariko ibi byo kubyibuha gutya. Ni excess.
wivuga icyongereza ubwo twabiretse iby'ibyongereza excess ubwo nawe urashaka kwigira nk'umuntu watari nawe kwigira umwongereza wadari n'ufite icyongereza n'icyawe abavuga nk'inka bavuga nk'inka bazi icyo igifaransa bavuga igifaransa parce que tous ces langues ne pas notre langue ce sont des langues universelles so ni ibintu ushobora kuririmba nawe ukavuga gusa ugiye mu isoko ukavuga ngo combien bakavuga c'est 40 francs bakavuga 40 francs ni igiki ukabaza umuntu 40 francs ni igiki ni 40 ubwo ni ukuvuga ngo rero ntacyo ubuzi ariko you try to speak and you try to understand ukagerageza kumva no kubivuga ikiza no kwabyumvisha ubona bigerageza ukabyumva ukagerageza ariko uyu muntu afite ikibazo yishimiye ko abyibushye bamureba bakamwishimira abahungu bakunda arishima rero kandi yifashe nk'aho ari mwiza amaze gushyiraho iminwa yasize biravuga ngo arashaka kwigaragaza ariko nanjye naziramo nkawe ko twese dufite imibiri ariko gerageza umenye ko ufite ikibazo cy'umubyibuho inka yanjye naringize ngo ni ikindi kibazo icyo nta kindi kibazo nta kibazo ufite uri kubyibuha nabi kubera ikinyama cyasohoka kuko nubwo washakwa n'umugabo ari ufite oya ntawe ntwari iki nibyo natwaye birahagije nuvuga ngo rero none ahangaha ushobora kujyana n'umugabo ushatse umugabo nk'uriya hari akagabo mbonye kanyuze hariya ku muhanda kiyambitse ukuntu neza ubu urareba ugasanga wamugwira ntigapfe ntabwo kanaturika yaturika ikizi kereka ugufa rivunye asakanye we nawe kwambara icupa kuri muri Sedy DaQueen nakwambaye ibirahure nambara icupa ndambara amacupa se kubera iki nakwambaye ibirahure ni ukuvuga ngo rero ufite ikibazo ngaho da ntabwo ibi ngibi nibyo bya bindi bavuga ngo slay queen waruvuze ngo slay queen ariko ndabona ibi ngibi ntabwo ari sawa ni kare yakase imyenda yayitoboye ngo ni karemano none se kugaragaza hano that's okay none se none hasigaye bya bindi wabonye wa mukobwa waririmbaga yitwaga nde wa undi niba yitwa Queen niba ari nde Queen cyane ntabwo ari we ni ntuza wa undi watoye umukondo yatoye umukondo ni wa Uganda ni ntuza Kanyombya yatoye umukondo yavanye mu iki kansa ntabwo ariko no kugira umwenda gutya ariko ubu se kuki atawutoboye ahanga ubutanzaza nagutoboreye hano sawa uzategereza abagutobora njye ntabyo gutoboka mfite uzajyane abatahere bagutoborere ntabwo ndimo hari umutayeri se batobora hari uhari imyenda ko bayitoboye se bayimazeho ngo yagiye kudodesha ibi n'ibiki hanyuma se Kanyombya DaQueen usanzwe umuzi ndamuzi nuko yigize karakajya ndamuzi muzi kuva kera amaze kubyibuha cyane aho duherukaniye ntabwo ari kurya wamenya ari ibishinge bamuteye se by'ingurube nangwa ibindi bintu nibugire uko yabaye ukuntu ngiye rero nabaye Kanyombya urakuzi ukuntu nabaye nyine ni uku nanjye navutse nisanga niko nabaye wavuye mu nda ya nyoko umeze utyo navuyemo meze gutya mbona niko nabaye ameze nk'intumbi ya mugina nukurya ni ibiryo byakugeze gutyo shaho umere neza kandi kereka niba nta bibazo ufite mu mutwe kuba abantu bafite ibibazo sinzi ukuntu babyibuha nago bakwiriye no kubyibuha bagomba kuneka nta kibazo bifitiye njye umva habe na kimwe n'umuntu ushaka kukineza ntacyo mba ashaka kwiteza mpita mbivamo byose none se ko ndeba urenga imitaru ukaba ugiye gukura kuki udashaka umugabo ahubwo ndabona wowe ufite n'ibindi oya negereje ntabwo ari impeta izi mpeta ni bya bindi bya 500 francs ni bya bindi bya 500 bagura mu mujyi bekweshya beshya izi mpeta ari za 500 wazibonye wazibonye handitse ngo love you hanyuma se ibi bya tabura umubiri ibi ni ibiki ibayita tatouage Kanyombya isa gute tatouage butterflower ko ndeba wambaye ibinyugunyugu ni ukubera iki nyine ni ubwigenge butterflower gushyira ukizana bw'abana b'abanyarwanda se nangwa bwawe bwite bwanjye bwite
n'abandi muri rusange bashaka uburenganzira bwabo bwite. Ariko hari ikintu nshaka kubaza, ndabona umunyamakuru we yananiwe kubera kubaza cyane. Ndashaka kubaza, ufite umukunzi? Kandi namubonye. Inde? Ku izina rya Yesu nakunze rimwe, sinshobora gukunda kabiri. Niba ari nabyo wari wizeye unyizanaho cyane urambuze. Mbajije ko mfite umukunzi, ariko ntabwo mbaje ngo umukunzi wuhe. Afite Yesu. Ushaka gutuma Yesu? Yabonye umukunzi. Yesu ninde? Yesu mumuzi he? Yesu yigeze ugira umukunzi se? Nashaka gutura abakunzi ba Yesu. Neze ko akunda n'abagore. Ariko rwose kamusetse niko tubwire. Ndashaka kubaza cyane, ndabona umunyamakuru uraseka urakoronga ahubwo. Reka mbaze nkubaze, wibisomamo ntawe uguhaye bizu bireke. Urashaka gusoma? Ngaho uzana. Ntabwo nagusoma n'ubwo wageze ufite ibi birangi ku munwa, kuko ibi bintu ibi bintu ubikaraba ikigumana ibyawe byo n'ubwiza bwawe kurabuze ngo n'ubwigenge. None se hari ikintu ushaka kubaza? Nakomeje kubaza, uri kunkwepa. Ndakubaza, uri wabona pretanda byo tuvuga mu Gifaransa, nangwa urabona umukunzi? Nari nabona umukunzi, abakunzi ndababona kenshi mpora mbabona. Bikagenda bite? Bikamerera neza kubera ko mbona abakunzi. Donc igihe mukundana, ndabona l'amour n'est pas aveugle, ou bien l'amour n'est pas à chercher. Ntabwo ari kuba ko urukundo ari rwo gushakisha, ariko birizana kandi bizanwa n'urukundo bagukunda kandi bigaragara ko ugomba gukundwa. Ubu se nta numwe aravuga ngo mujyane mubane murongorane muzibanire karamata burundu? Uwo muntu yaba ari ikivejuru se, yaba ari indi? Ntabwo mwifuza se? Ndamwifuza ariko nyine ntabwo araboneka. Uri tayari se? Urabona uri tayari ku buryo uremye nk'abandi, nkamva nyine ubonye umukunzi. Ariko ubundi uwo mukunzi umubonye mwakora iki? Twakora iki? Nanjye ubwo nibyo nibaza, twakora iki buriya? Kwameze nk'ikigwari, ni nk'ikiwerewere. Yakurongora? Yandongora guteze? Yamurongora? Yandongora, twakora mariage. Mugakora mariage gute? Sibyo nzi. Yarangira mukarongora namute? Kurongorana si ubwo ni gute? Ubwo ni mu buriri, ni mu ishuka. Ibyo ntabwo mbizi, byanjye murambabarire ngo barongorana. Niko umuntu avuka akaza ngo aje kurongorana kuri iyi si. Noneho mujyanaye mukambwira ngo Yesu ngo ni umukunzi wanyu, yigeze kurongorana, yigeze ni mutima. Ahubwo vuga uti birakugoye kuko niba atakugira vuba urapfuye. Sure, urabona nashaje? Ntabwo ari ugusaza. Wagiye umeze nk'imbabura. Meze nk'imbabura ishaje. Cyangwa meze nk'ishyiga ry'imbere. Ndirimbo bajya bavuga, reka za ndirimbo muvuga abantu bagasa nk'abato. Kakabwa bafite ubushyuhe burakwica. Ubushyuhe? Hoya ntabwo bwanyica kandi mfite abakunzi. Okay, abakunzi ijana mube tayari mu murangiza ubushyuhe mugire mu bukonje, naho umutima aratwica aramara abantu. Sinyizi nyumva gutyo. Nyumva gutyo nyapatiza narize. Ibi ni ibiki? Nyabingizi wabo ziramama. Ni babagoryi bari ku telefone. Batangiye kumuhamagara ko bari kumva tufite ikiganiro. None icyo nashaka hari kindi. Ko ndeba ngasanga mu makuru ufite abana babiri, wabashyize? Bose mfite umwe. Ureba baramumaze baramurongoye, nawe ubundi uyu nguyu ari gushakisha abashyashya. Rero muragoye, muzajya mu bikombe nukuza kunywa amata ashariye. Ibise n'ibiki? Warabyaye none ugashaka ngo hari abapretanda ufite ntabo. Nuvuga ko uri umugore? Oya ntabwo ndi umugore, ndi female. Wabyaranye nande? Ariko aka kantu ni akantu keza turi kubaza. Niko wabyaranye nande? Nabyaranye n'umugabo. Witwa nde? Umugabo nyine. Waratanze? Harya ngo umwami aratanga nangwa? Natanze mereza numveho.
nuko yewe mbega umuntu urenze abandi, ahubwo uyu muntu ndenda reba ngasanga ariwe ntangarugero y'abantu bashaka gutanga. Abashaka gutanga rero bamugane azajya abigisha uburyo batanga. Ni ugupfa gutanga gusa ibintu by'abandi waravutse hanyuma ababyeyi bakakubyara ugatanga. None se ababyeyi barabyishimiye? oya ego kumana bankubise ibinyafu. Ntimunyumvira uyu Bruce Melody iki kirasa kirababaza. Ikindi kirarenze mbega ikinyafu na n'ubu yanyibutse babaro datuma ndira. kubanza wa mugabo wari wagufize ikinyafu akaba ari we nyirabayazana se. Niwe nyirabayazana nyine. Ngo yamukubise umugabo wa munyamakuru ngo yamukubise umugano. Umugano se bawukubita umuntu akabaho? Yawukubise he? Yego radusobanurire bawo. Tubwire wowe. reka DaQueen atubwire umugano. Iyo nkoni se bayikubise? Bose iyo nkoni ni andi subwo bakubita gutya. DaQueen rero nkubwire, reka turebe ko twagera ku musozo nkugira inama. Inama ya kigabo. Inama ya kigabo nangwa ya kigore ntayangira. Reka ngire inama rero. Ubundi uteye neza, abakureba baracira amacandwe ari kugera mu bwanwa. Ndumva ufite abantu benshi bari kuza bari mu nzira. Ndababwiye muraza musanga umuntu yararongo yarashize, naho ubundi ibyo murimo simbizi, naho ubundi gumana wa wundi umwe. Yego Ariko abaye sibyara nimba urambaza bakinshasa basi hano ni mu Rwanda. None abakinshasa iki kikaba kiri kumbwira ngo by the way anyway now anyway by the way take away. Ariko ja Kanyo hari ikintu nshaka kukwibariza nk'umuntu umaze igihe muri sinema nyarwanda, nk'umuntu w'umusaza twubaha, ni irihe banga ni nihe nama wangira? First ikintu ngiye kukwiyama ntuzongeye kunyita umusaza, utazanyikira ingendo, utazanyikira urukundo, unyise umusaza sindi so sinakubyaye. Abakubyaye barabizi bazi ibyawe. Okay, nk'umuntu uri superstar uri high. Oya wivuga gushaka gutuma madama avuga ngo ndashaje sasa agatanya kubona ko ndi expired. Oya ntago bibaho. Ntuzongeye ndacyakora. Ahubwo madama wakenera ubu nibwo biryoshye niho bigeze ahantu biryoshye. Ntago nakuryoheye, sindi bombo, sindi shikirete, ndanakwiyamye. Ntuzongeye. None uri byose uri sanzure. Ubu sibwo bamfashe. Nigeze ngufata isanzure. Icyambere sindi mugoroba sinagufashe ku ngufu, ntuzongeye kuvuga ngo ngewe ngo ndakuryohe. Nakuryoheye se wandiye wa mise. Ngewe ntuzongeye utazantesha madamu, utazatuma ngera mu rugo bakanyirukana. Ngenda kubwe ntago ndi muzehe. Uranyumva? Isanzure ariko uri isanzure. Isanzure ni igiki? Uri isanzure nyine ahantu hose. Nukuvuga ko ngenda nk'umuserebanya. Ngenda ntagaye maguru hirya no hino. Ndanakwiyamye. Hanyuma ngiye reka ngwire kandi birandakaje kandi agiye. Bye. Mbabwiye bavandimwe, niba muzi ko mufite abakunzi 300, 400, mukaba mubikora nka Queen. DaQueen. Nka Queen. Yewe we, umva ko yabyaye yabanje kubimishanyura ruhanda nyurana. Niba ari uko muteye rero muteye nabi. Ntabwo ari byiza mwashatse umugabo. Ari ngo umugabo ngo niba bazakinshasa zabahe. Niko ujye umusanga he? Njya musanga. Nuteye nkuko mu mureba w'ibuno byinshi. Ariko nk'ubwo usuri reba umaze ko bajya bavuga ngo akabuno gato ni gasura, usuri umuntu mu mubiri byagenda gute? Ako sekanye ubu kino kibona ari kinini ku buryo kamerama wandebe ubu ni kinini ku buryo wasura. Cyinshi ntabwo ari ugukina. Ni cyinshi kabisa. Reka mbasezere rero tuzasubira undi munsi ngira ngo bye tugende.